bazadukurikirana tugiye guca umuti witwa mbabarira bavuga bati burya impamvu urugo rwananiye nta muti witwa mbabarira ngira mu rugo impamvu umuryango wananiye ntago ngira umuti witwa mbabarira impamvu bene data tudahuza impamvu muri societe ntakundwa n'abantu ntagirana n'abantu amahoro nuko ntazi gusaba imbabazi cyangwa kuzitanga nawe azajyana uwo muti ajye kuwugomboza bene wabo noneho tuwe tuvuza ubutumwa nta muntu twabwiye ngo ihane niba uri umukristo ukavuga uti nibye naroze nasama nubwo nta muntu wambonye ibyaha wakoze ni wowe ubizi ariko nubwo nta muntu wambonye mu buryo bw'umwuka nashaje ariko nubwo nta muntu nge ndabizi ko nagize intege nke ndabizi ko mfite intege nke inyuma yanjye kuri jewe hajeho uruhu rw'ibyaha. Bakunzi b'impamba Nyayo TV tubanje kubasuhuza amahoro y'Imana abane namwe nkuko mubibona rero ngiye uri imbere yanyu nitwa Niyonshuti Felicien sindi ngiye nyine uyu munsi ndi kumwe na Prophète Twiringimana Christian ndi umukozi w'Imana muri Foursquare Paroisse ya Musanze umushumba wanjye yitwa Muhoza Desire ndi umugabo ndubatse Imana iduhane umugisha. Murakoze cyane Prophète twishimiye kubana nawe ku Mpamba Nyayo TV. Uyu munsi rero ngira ngo nkuko bigaragara urafite ikiri ku mutima wawe cyangwa se icyo wumva wabwira abakunzi b'impamba. Ndabeshe? Nibyo. Yego. Uyu munsi nateguye ko twaganira ku ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana maze iminsi ndi gutekerezaho ndavuga ngo twariganiraho kuki tutariganiraho tukavuga uko tubyumva hanyuma bene data inshuti z'umusaraba bakurikirana Impamba Nyayo TV bakaba badufasha nabo kuduha izindi idea hanyuma tukabasha kwagura ubwami bw'Imana ariko mu buryo bwo gusobanukirwa ijambo ry'Imana nicyo rishatse kuvuga. Yego. Niyo mpamvu uyu munsi turaza gukorana. Okay, nta kibazo natwe twishimiye gukorana namwe kandi mu by'ukuri ndahamya ntashidikanya ko turi buze kugira ibihe byiza. Amina. Amen. Umwanya ni wawe rero. Reka dutangira dushima Imana. Yego. Turagushimiye nyakubahwa uri Imana nziza uri Imana yo kwiringirwa. Amen. Wabanye natwe mu bihe bikomeye ubana natwe mu bihe byoroheje. Wabanye natwe intambara ari nyinshi ubana natwe mu gihe cy'amahoro. N'uyu munsi uracyari kumwe natwe uhimbazwe. Amen. Turagushimiye ko uduhaye umwanya mwiza kuri izi kamera z'Impamba Nyayo TV. Reka umwuka wawe wera amanukire ku mitima yacu kandi marayika mubwiriza butumwa ndetse na marayika musobanuzi bahagarare ku bitugu byanjye na mwene data. Uyu mwanya twirukanye imbaraga z'umwijima dutesheje agaciro imbaraga zose za Satani dutesheje agaciro imbaraga zose zitavuga Imana. Reka umwuka wawe wera atuyobore kandi aturagire ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Murakoze cyane. Reka dutangire dusenga Imana na dusoma ijambo ry'Imana. Uraza kumfasha. Yego. Usome. Ujye kudusomera ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Urasoma ibice 10 urasoma umurongo umwe wonyine wa 16. Imana ishimwe. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo kadusome mu izina rya Yesu. Dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega nuko mugire ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Amen. Amen. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana riravuze ngo dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega. Donc mbatumye muri ibiribwa byiza hagati y'ibibaryo. Yego. Mbatumye muri ibirwanywa byiza hagati y'ibibarwanya. Buriya abakristo abarokore turi ibirwanywa byiza turi ibyo kurwanywa byiza
hagati y'ibiturwanya. Kuko buriya umurokore niba hari ikintu kibaho, niba hari ikintu gikomeye, niba hari ikintu umuntu dayimoni cyangwa satani anezezwa nacyo, ni ukurwanya umurokore. Buriya umurokore ni ikintu satani arwanya. Donc iyo ubaye umurokore ubaye umwambari w'urugamba, uba ugiye kurwana na satani. So Yesu rero yabwiye abigishwa aravuga ati muri nk'intama hagati y'amasega, nta ntama yajya mu masega, ntibibaho. Ariko rero babwira ngo muzagira ubwenge nk'iki, nk'inzoka. Kenshi inzoka tuyifata nk'ikintu kidasanzwe, tuyifata nk'ikintu kibi, ariko burya ibyo turwana nabyo aricyo gituma umurokore intambara arwana nazo, ibyo turwana nabyo iyo bitakubereye icyigisho urarindagira, ugwa mu nzira, ugwa ku rugamba. Nubwo inzoka tuyigereranya na satani, nubwo inzoka tuyigereranya na satani, ariko burya ntabwo inzoka ari satani, ahubwo inzoka ni imwe mu ntumwa za satani. So nubwo ari imwe mu ntumwa za satani, ni ikindi kiremwa nanone kiba ku isi. Yego, hari ibintu inzoka igira, tugiye kubabwira ibintu bigera muri bingahe bikeya cyane. Inzoka ijya igeraho attention, igeraho attention. Noneho ibyo bintu tubisobanurire abakristo bakurikiranye Impamba Nyayo TV, hanyuma kugira ngo bisuzume. Nanjye ndi bubyumvireho. Bari kumugisha cyane. Yego. Soma mu Itangiriro ibice 3 umurongo wa 15. Itangiriro ibice 3 umurongo wa 15. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore. No hagati y'urubyaro rwawe. No hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Ruzagukomeretsa umutwe. Ruzagukomeretsa umutwe. Nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Imana ishimwe. Amen. Ubundi umwanzi w'inzoka ni umuntu. Gusa se buriya? Yego. None se wumvise inzoka yaravuze ngo nzashyira urwango rwawe hagati yawe n'inka? Imana. Wigeze wumva Imana ivuga ngo nzashyira urwango hagati yawe n'ihene? None se yari kubivuga gute kandi inzoka yari yoheje Eva, yari yoheje umuntu, yari yoheje intuzi. Ça veut dire que inzoka ni umwanzi w'umuntu. Yego. Kandi ifite ubushobozi bwo kurya umuntu. Ndetse ubushobozi ifite yabuhawe n'Imana. Buri izindi nyamaswa zose ntago zifite ubushobozi bwo kurya umuntu. Ni inzara yateye, n'isi yabaye mbi, ibyaha biba byinshi mu isi, ariko buriya nta yindi nyamaswa ifite uburenganzira Imana yahaye uburenganzira bwo kurya umuntu. Buriya nazo ziba zitwerereje. Yego. Ariko keretse intare yakurya. Intare kubonye n'icyakora. Oya, intare zo Imana yigeze kuzituma. Ziragenda ngo umwami wa Shuri yari yarirukanye Abayisiraheli mu byimbo byabo ngo azanamo abagirwa be, abantu yarayoboye, abaturage be. None ngo bagejeje mu byimbo by'Abisiraheli, Bibiliya iravuga ngo bakihatura ntibamenye imihango y'Imana y'icyo gihugu. Ngo nicyo cyatumye Imana ibateza intare ngo zikicamo bamwe. Icyo gihe nyine Imana yateje abantu intare, ariko isi kiremwa abantu bataragwira mu isi bakiri babiri gusa. Nta yindi nyamaswa, nta kindi gisimba Imana yabwiye ngo nguhaye ubushobozi bwo kurya umuntu, si iby'inzoka. Inzoka Imana yabwiye ngo hagati yawe n'umuntu shizemo urwango rukomeye, ndetse nguhaye ubushobozi, nguhaye n'uburenganzira. Uyu muntu numufata uzamurya iki? Agatsinsino gusa. Kandi nawe nagufata azakumena umutwe. Yego. Nukuvuga ngo Imana yari ikareye urugamba hagati y'umuntu n'inzoka, ariko inzoka yo yarabirebye iravuga ngo mfite agatwe gato nkwiye kukarinda iki? Uruguma. Iyi inzoka ibonye umuntu iriruka, kandi mu by'ukuri ifite ubushobozi bwo kwataka umuntu
ikamurya. Ariko yirabizi ko nubwo Imana yayibwiye ngo uyu muntu nagufata azakumena umutwe, nawe numufata uzamurya agatsinsino. Ariko irabizi ko umuntu afite imbaraga zikomeye, ntabwo yakwiterereza kurwana n'umuntu kuko ntiyamushobora. Bivuze iki rero? Bivuze ngo inzoka ntabwo ijya yikururira urugamba mu buzima bw'inzoka. Ubundi inzoka ntabwo ijya yikururira urugamba, ahubwo iraruhunga. Urugamba irwana ni uruyiguye gitumba. Ariko urundi rugamba rwose inzoka, urundi rugamba rwose ruba ku isi inzoka igira. Ntabwo inzoka ijya gushaka urugamba, nta nubwo inzoka ijya ibitero. Ihora irwana n'icyayirinda guhura n'umuntu, ihora irwana n'icyayirinda guhura n'umwanzi wayo ari we muntu. Icyo ni icyambere. Mu buryo bw'umukristo erega aho twagiye, iyo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya mbere, niba ufite ikaramu ukaba ufite n'urupapuro wowe ukurikiye Impamba Nyayo TV, reka ngo uhamagarire ngo fata iyo karamu n'urupapuro wandike ingingo inzoka igikoresha kugira ngo ibashe kurwana urugamba no gutinda mu isi. Ingingo ya mbere, inzoka ntabwo ijya yikururira urugamba, irahunga. Icya kabiri, iyi nzoka, icya kabiri, agaka ka kabiri kuri iyo ngingo ya mbere, inzoka ntabwo ijya yitwerereza kurwana urugamba, ntabwo ijya yikururira urugamba. Niyo ruyiguye gitumba iraruhunga kuko irabizi ko ari nyantege nkeya itashobora kurwana n'umuntu. Mu buryo bwa Gikristo rero, icyo Yesu yarashatse kubabwira, yarababwiye ngo mbatumye muri nk'intama ziciye bugufi hagati y'amasega agize gute aryana. None rero mwebwe ntimuzagende ngo nuko mufite umwuka wera, ntimuzagende ngo nuko ngo mudamarare, ahubwo mujye mushaka icyatuma urugamba rwanyu iteka ryose ruba kure yanyu. Ntago mbatumye kujya gushoza urugamba, ahubwo mbatumye kujya gukiza urugamba. Nimuza kubona urugamba ruje muzarugendere kure, ahubwo mupfukame musenge ngewe nzirwanirira. Niki Imana yarivuze. Nubwo mbahaye umwuka wera, yarabanje ababwira mbahaye umwuka wera, bahaye ubushobozi, muzafata inzoka na scorpio, muzirukana abadayimoni mu bantu, muzasengera abarwayi bakire, muzarya icyica ntacyo kizabatwara, muzarararara, muzagira gutya, umwuka wera nabamanukira muzahabwa imbaraga. Ariko nubwo muzahabwa imbaraga, muzambabarire, muzagira ubwenge nk'inzoka. Ntimuzajye kwishinga mu rugamba, ntimuzajye kwiterera mu rugamba, ntimuzigemure mu rugamba, ahubwo muzashaka icyatuma urugamba ruba kure yanyu. Ariko abakristo b'iyi minsi ni twebwe turimo twikururira ingamba zose nitwe tuzikururira. Ugasanga umukristo yafashe agakobwa ku ngufu bagiye kumufunga, urwo rugamba si yarwizaniye. Ugasanga umukristo niwe wibye bagiye kumufunga ari mu nkiko, urwo rugamba si yarwizaniye. Yesu rero yaravuze ngo nubwo mbahaye imbaraga, ariko muzirinde urugamba ruzabe kure yanyu. Ntimuzishimire kuba mu rugamba, ahubwo muzishimire kuba kure y'urugamba. Icyo ni icyiciro cya mbere. Icya kabiri, ko nakoze ubushakashatsi ku nzoka. Komeza uvuge, nanjye ndi kumva kimwe n'abandi. Icya kabiri inzoka igira mu buzima bwayo, ikintu cya kabiri inzoka igira, buriya inzoka iyo ivutse, iyo inzoka igiye kubyara cyangwa se kubwagura cyangwa se guturoga, sinzi uko babyita, ariko ubundi inzoka itera amagi. Buriya inzoka ntabwo ibyara, itera amagi. Inzoka iyo iteye amagi rero, aya magi yayo ntabwo iyararira, ahubwo amagi yayo iragenda ikayatera munsi y'urutare. Buriya inzoka itera amagi 18. Ariko amagi yayo ntabwo ajya turagirwa umunsi umwe. Iyo igihe cyo guturagwa ko amagi kigeze, amagi yayo yituraga mu ncuro zingana nuko amagi inzoka yateye angana. Niba ari 18 ni iminsi 18, niba ari iminsi 10, niba ari amagi 10 ni iminsi 10. Noneho icyo si cyo nshaka kuvugaho, ahubwo ndashaka kuvuga uburyo inzoka ivuka. Inzoka ivutse ivuka isanga iri mu magi, ntabwo ivuka isanga iri kumwe n'izindi nzoka. Nta nubwo ibizingo ayo magi arimo inzoka, ahubwo ivuka isanga iri yonyine. Noneho ikazamuka ikajya hejuru y'urutare, ikareba hirya, ikareba hino, ikareba hepfo, ikareba haruguru, ikabona ikabona nta muvandimwe uhari. Icyo gihe inzoka ikura yimenya, ikura izi ko ari ibaho yonyine, ikura izi ko nta wundi muvandimwe igira, nta muntu yishingikirizaho, yishakishiriza ubuzima bwayo
yo ni Imana yayiremye gusa. Ihora niyo ivuga ntabwo ivuga kwa Muyomba, ntabwo ivuga kwa mama wacu, ntabwo ivuga kwa data wacu, nta kwa masenge igira, irimenya y'ubwayo. Igakuriza ko ariyo yonyine iba kwisi. Igakuriza ko nta muryango igira. Bituma nta kintu yishingikirizaho bishatse kuvuga iki ku mukristo. Iyo ni ingingo ya kabiri. Ku mukristo, niba uri umukristo, niba ukijijwe mu gakiza, nta wundi muntu numwe muhawe agakiza kamwe. Ni wowe wenyine Imana ihaye agakiza muri iryo gi Imana iguturagiyemo. Ukwiye kumenya ngo nta Muyomba, nta mama wacu, ntande ukarangamira, ukazamura amaso, ukayahanga Imana gusa. Ukamenya ko Imana yonyine aricyo kintu cyonyine cyagutabara. Iyo abantu biringiye bivuze ngo ugomba gukora nta ureberaho. Ugomba gukora nta muntu ureberaho, ndetse ugakora cyane, ndetse ugakizwa, ugakiranukira Imana. Ukamenya ngo ni wowe n'Imana. Uri kumwe n'Imana gusa. Nubwo abantu batakureba, ariko uri kumwe n'iki? Nubwo gushumbye yagira intege nkeya, ariko uri kumwe n'Imana. Wahamagawe n'Imana, ntabwo wahamagawe na mushumba, ntabwo wahamagawe na pasiteri, ntiwahamagawe n'umukristo runaka, ntiwahamagawe na profete Christian, ntiwahamagawe na evangeliste Felicien, ntabwo wahamagawe n'umuririmbyi w'Imana ndeba hariya ku byuma, ku buhanga bw'ibyuma. Wakubwirije ubutumwa bwiza, si uzaguhemba. Noneho ntabwo uyu muntu ari we waguhamagaye, nuriya muhungu ndeba hariya kuri kamera ntabwo ari we wampamagaye, ahubwo umuntu wampamagaye ni Imana yonyine. Niyo uhanga amaso ukavuga uti Mana, ninjye nawe gusa, ni wowe niringiye, ni wowe nizeye, akagakiza ni wowe wakampaye, ni nawe uzanakanyaka, ni nawe uzanakampembera. Iyo ni ingingo ya kabiri. Birumvikana pe. Birumvikana cyane. Komeza. Komeza. Birumvikana kuko ako kantu icyo kintu uvuze gikunda kubaho cyane. Ugasanga umuntu nimba kubwirije ubutumwa bwiza, wenda Imana yamuhaye ubwo buntu, akubwirije ubutumwa bwiza, bugukoze ku mutima, urakijijwe, ejo akagira intege nkeya. Yagira intege nkeya ukasubira ati se ubundi ngewe nzagira hehe, kuri ari we nabo ufataga nk'ikitegererezo none. Ariko uvuze ikintu gikomeye cyane. Komeza. Ariko niba uzi ko wahamagawe n'Imana, wa mukristo we, wa mupastori we, wa muririmbyi we, wa muhanuzi we, wa mukozi w'Imana mu buryo runaka bumwe cyangwa ubundi, niba uzi ko wahamagawe n'Imana, niba uzi ko ari Imana yaguhamagaye, niba uzi ko ari Imana yavuganye nawe, niba uzi ko ari Imana yagendanye nawe, niba uzi ko ari Imana yaguhaye agakiza, please stop here. Menya ngo ukwiye kugendana n'Imana gusa. Yego. Ibyo birahagije. Yego. Subwo ntitwasoza. Reka mvuga utundi dutatu. Komeza. Endere. Twabarambiye duso. Ntago twabarambiye kandi muzikuri ngewe ndimo ko ndagenda nunguka. Impamvu ngiye byo kuvuga byabaye bikeye ahubwo ntega amatwi cyane. Rakoze cyane. Komeza. Icya gatatu kiranga inzoka. Inzoka. Mukozi w'Imana, wari wabona inzoka ishaje? Inzoka ubundi iriyinura niko mbizi. Sindayibona. Wari wabona inzoka ishaje? Sindayibona. Igihe cyose ubonye akayoka, ubona ari akana gato, ubona ari akantu. Sindayibona cyane. Ubona ari akantu. Genda nazitinya rega. Oya, ariko mu buzima busanzwe n'abantu bakurikiye Impamba Nyayo TV, babandi bakoze subscribe, bagakanda ku nzogera ku buryo buri kiganiro cyose kizajya kiza, babandi bakoze share, bagakora comment, babandi bakurikirana ibiganiro by'Impamba Nyayo TV. Reka mbisabira ikintu kimwe, niba warabonye inzoka ishaje muri comment turabishaka, azaduhe n'ifoto. Kiretse tubaje babantuza babaturanyi bacu hirya gato yabaze arya nabake nabandandi nabake kambana mu abakongomani ikongo haraho nge numva bazinya nimbara simbizi. Reka tuvugire hano iwacu ntago ndabona inzoka ishaje. Hano iwacu subura tugira inzoka nyinshi. Uzi impamvu se? Impamvu udashobora kubona inzoka ishaje, inzoka ituye mu mabuye, inzoka iba mu byatsi, inzoka inyura mu byondo kuko igenda ikuruzinda. Noneho inzoka iyo ibonye imaze gusaza, kubera ko izi ko yavutse yonyine, nta yindi nzoka iraza kuyibwira ngo urashaje, nta wundi muntu uraza kuyibwira ubusa, nta wundi muntu uraza iyo ubwayo iratekereza ikavuga iti ndabona nanyuze mu mabuye arankata, nanyuze mu byatsi byarambabye, nanyuze mu byondo byaranyanduje, nanyuze mu masayo ndasa nabi, none ngewe ubwanjye nigiriye inama mu mutima, nta wundi muntu ndeba, nta kindi kintu, nta hino, igahita yiyunura ikava mu cyiyuburura. Kera tukiri abana
iyo twabonaga iciyuburura ahantu ababyeyi baratubwiraga ngo narabibonye cyane najyaga mbibona kwenshi ahantu babonye iciyuburura bavuga ko inzoka itazahagaruka bahita bashima Imana bakavuga ngo yahavuye yagiye inzoka yagiye uzi impamvu ibivuga ngo kubera ko nahiyubururiye nibaza bakahasanga iciyuburura cyanjye nibeshya nkahagaruka nzasanga umwanzi yanteze kuko umwanzi wayo twabonye ko ari iki ari umuntu igenda igiye ntabwo ihagaruka ihita ijya gutura ahandi bigereranywa n'umukristo rero niba uri umukristo ukaba ukurikiye impamba Nyayo TV cyangwa se ukaba uzabona aya magambo ahandi hantu runaka reka nkubwire ikintu gikomeye niba uri umukristo ukavuga uti nibye naroze nasama nubwo nta muntu wambonye ibyaha wakoze ni wowe ubizi ariko nubwo nta muntu wambonye mu buryo bw'umwuka nashaje ariko nubwo nta muntu nge ndabizi ko nagize intege nke ndabizi ko mfite intege nke inyuma yanjye kuri jewe hajeho uruhu rw'ibyaha nakobanye mu maso nakobanye mu mutima ndumva ntari free kubera ko nagize ibyaha byinshi mu mutima nubwo nabikoze nta wundeba ariko ugaca bugufi imbere y'Imana yawe ukihana wamara kwihana Satani ahitaza yiruka akaza kureba ibintu uje kwihana yarangiza akabisigara abyicaye akavuga ati ubwo yasambanye nzongera mutegere ku busambanyi ubwo yibye nzamutegera ku bujura ubwo yaroze nzamutegera ku burozi icyo gihe uri umukristo muzima ukagira Imana ukagira amahirwe yo kugira umutima wo kwihana hita wihana icyaha wihanire kureka ubivemo ntuzabisubiremo kuko ahantu twihaniye iyo wibeshe ugasubira muri bya byaha wihannye Satani agufata miri akagutsindaho kubera ko niwe mwanzi tugira cyumvikanye ibyo birumvikanye mbese mu yandi magambo umukristo ingingo ya gatatu ikintu akwiriye kwigira ku nzoka ni ukwihana kwiyeza cyane rwose kwiyeza niko kwiyuburura noneho cyaciyuburura birumvikanye ukakihasiga ukikomereza ukiruka ntuzongere kugira gute ntuzongere kukigarukamo icya kane umuntu yakwigira ku nzoka buri inzoka y'icyatsi iba mu byatsi by'icyatsi inzoka y'umukara ikaba mu mwobo inzoka y'umweru ikaba mu mazi muzakorera research muzabibona ko inzoka nayikurikiranye inzoka ariko wagira wabanye nazo cyangwa warazoroye oya numvise ijambo nakoze research nakoze ubushakashatsi ariyo bita umukenganya ariyo bita arya n'uruziramiye arya ndi yo kwa komanda ni yihe imwe twabonye muri filime Anaconda Anaconda ngira ngiba mu mazina umukenganya hari ntago nzi amazina yazo gusa nzi ko inzoka y'icyatsi iba mu byatsi by'icyatsi iyo umukara ikaba mu mwobo iyo umweru nzi ko iba mu mazi komeza impamvu nta yindi komeza n'inzoka zawe impamvu nta yindi yego suko itajya mu byatsi idasa nabyo si nuko itava mu mazi iyo y'umweru si nuko iyo y'umukara itava mu mwobo rimwe na rimwe uzahura nayo ari inzoka y'icyatsi ariko itari mu byatsi by'icyatsi ariko ntabwo uzayisanga yicaye uzayisanga igenda bivuze iki iba yagiye guhaha kugira ngo irye ariko iyo imaze kurya iyo imaze guhaha isubira mu byatsi isa nabyo ikajya kuryamamo ari nacyo gituma tutabona inzoka kenshi ariko suko tudahura nazo ahubwo duhura nazo ziri mu byatsi zisa nabyo ntituzibone kubera ko nibwo bwihisho zifite bigereranywa n'umukristo rero umukristo aba akwiye kuba mu byatsi asa nabyo aba akwiye kuba mu bakristo bagenzi be amagambo yawe akaba mu bakristo ibikorwa byawe ukaba mu bakristo imitekerereze yawe igatekereza kuri Kristo na bene so ukaba muri bene so kuko iyo Satani abagabyeho igitero uri muri bene so ntagapfa kukurwanya urugero niba twe turabarokore niba Satani yagutegera ku nzoga uri muri bene so yagutegeraho reka niba Satani yagutegera ku busambanyi uri muri bene so watekereza gusambana uri muri bene so watekereza gusambana oya ufite kubitekereza ariko ntiwabikorana nabo ntago wapfa kubikora naho byaza ntiwabikorana nabo iyo uri muri bene so barakurinda izi intege nkeya barakurandata baragufasha barakurinda ni ukuvuga ngo inzoka
suko umuntu atemerewe kujya mu bapagani ngo ajye guhura nabo kubera ko mu buryo bwo guhaha ni bya bindi inzoka ikora nyine muhurira mu byatsi dasa nabyo ariko mu by'ukuri bayagiye guhaha suko natwe tutajya mu bapagani nitujye mu bapagani tujye gucuruza tujye kugira gute still ariko dukomeze dutekereza ngo nubwo twiriwe mu isi turataha muri bene data turataha mu bakristo nubwo twiriwe mu isi ariko turaza kujya mu byatsi dusa nabyo byitwa gakiza nubwo twiriwe mu bapagani twirwanye n'abakarani twirwanye n'abakina baranguzi n'abagize gute nabaza kudufasha na biriya byanyu mukora ariko dukwiye kuba inyangamugayo tukagenda twagerayo nubwo tugiye mu bantu tudahuje nabo iriya nzoka nubwo ibiri mu byatsi dasa nabyo uhita uyibona ukayibwira ukavuga iti iriya ni inzoka kubera ko iri mu byatsi dasa nabyo n'umukristo aba akwiye guhagarara niba uri mu bapagani niba babagiyemo mu buryo bwo guhaha kuko mu isi twese dutunzwe no guhaha ndi umucuruzi nawe uri umucuruzi nibyo dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi ariko dukwiye kugenda dufite isura yacu ya bya byatsi tubamo kugira ngo nitugera no mu bapagani nitugera mu yandi masura batubone mu ishusho y'iki y'agakiza batubone mu ishusho y'agakiza nibyo Yesu yabwiraga abigishwa be ngo muzagire ubwenge nk'inzoka muzagende nimugera mu banyamahanga ntibazabahindure ngo babatera amarangi amabara yabo muzaguma n'ibara ryanyu noneho nimurangiza mwirirwane n'abari ku ibara ryanyu stile rikomeze ribe ibara ryanyu nimurangiza muze kujya kwihisha mu byatsi musa nabyo byitwa gakiza urakoze cyane urakoze cyane pe reka tuvuge icyanyu icyo numva cyumvikanye icya gatanu amina amen haleluya amen aya birumvikanye utari wakomeza n'icya gatanu usomye kiriya cyanditswe ushobora gutekereza se Imana yaravuze ngo abantu ko iyo dusomye itangiro dusanga inzoka yararushaga uburiganya izindi nyamaswa zose hariya Yesu yashatse kuvuga ngo intumwa ze zibe abariganya niyo mpamvu ibyanditswe bisobanurwa n'ibindi byanditswe impamvu gusoma ari byiza komeza icyanyu yego iwanyu aho wavukiye n'umuntu wese ukurikiye Impamba TV aho wavukiye nta musaza wari uhari wagomboraga bakavuga ngo inzoka yamuriye inzoka yari umuntu bakamujyana abagombozi urabazi ntawe nigeze mbona ntabwo inzoka yigeze indya ariko ndabyumva ko abagombozi babaho babasaza none se muri abo bagombozi hari umuntu wari ufite doktora reka hari wari umara mu dogiteri reka wasangaga uwo muti yarahawe na sekuruza cyangwa se byaravuye kuri sekuru umva ukuntu babonye rero umva umugombozi wa mbere rero umva ukuntu yabonye umuti wo kugombora tujye aho neze yombi bajyaga kuragira inka nta robine zabagaho kera bavomaga mu bizenga bakavoma mu nzuzi no mu binamba noneho bajyaga kuragira inka cyangwa se bagiye kuvoma n'utubindi igihe cy'akazuba kigeze buri inzoka zose ziva mu misozi iyo izuba ribaye ryinshi kuko zigira ubumara bwinshi buzibamo iyo ubumara buyifashe bukaba bwinshi twibukiranye ku ngingo ya mbere inzoka ibizi ko ariyo yonyine iri ku isi none iyo zigiye ku mazi iyo ubumara buyifashe zose ubumara bwazatsemo ubumara bwazigiyemo zabihiwe zirasimbuka zikiruka zikajya mu mazi gushoka kugira ngo zumve ko zazimye ubumara bw'izuba none iyo zageraga ku mazi zahahuriraga zasangaga nyine abo bantu nabo bagiye kuvoma ariko zikaba zitari inzoka ikaba itari zikuri buhasanga indi noneho zahura zikarebana sha komba nukururuka uri inzoka indi nayo ko nawe ukururuka nawe uri inzoka zigatongana yoya ni njyewe nzoka indi nawe ni njyewe nzoka indi nawe ni njyewe bakwisi njye nyine wowe uturutse hehe woje zigahita zirwana zamara kurwana imwe ikabona ivishije indi igisebe amaraso yarangiza ikavuga ati kumbi uvuye amaraso nkanjye uzi ko ubushize igiti cyanyishe nanjye amaraso akava burya uri inzoka koko igahita ikora mu ntoki kavuga ati none nguciye igisebe ngusizemo n'ubumara kandi ubumara bwanjye burica none rero dufite umwanzi witwa umuntu yego reka nze
nkuzanira umuti banze nkuvure nagusigana iki gikomere ugasigarana iki gikomere umwanzi wacu umwanzi wanjye ari we mwanzi wawe nagusanga kuri iki gikomere aragutsinda ahangaha yego uramucika kuko duturanye nawe aha twaje kuvomera aha twaje kunywera amazi n'umwanzi wacu yaje kuhavomera amazi yo kunywa iri zuba ryatwakiye n'umwanzi wacu ryamwakiye none nituza ningusiga ahangaha ufite igisebe uyu mwanzi akakubona arakwica kuko ntabwo uribona imbaraga zo kugira gute zo kumuhunga yarangiza igahita yirukanka ikirukanka ikagenda ikareba icyatsi kigombora ikaza kuri ya ngenzi yayo ikayisiga ikayihaho ikayisiga cya cyatsi ikayibwira ngo reka nkomore uruguma nguteje kuko umwanzi wacu numwe agusanze kuri uru ruguma nagusigiye wagira gute yakwica vuba bigereranwa n'umukristo iyo umuntu akijijwe abazi ko ari we wenyine ukijijwe iyo umuririmbyi azi kuririmba reka mbabwire mwabaririmbyi ubuzi ko ari wowe wenyine uzi kuririmba reka mbabwire mwabahanuzi ubuzi ko ari wowe wenyine uzi guhanura neza reka mbabwire mwabavuga butumwa ubuzi ko ari wowe wenyine uzi kuvuga ubutumwa neza reka mbabwire mwabapastori mwe ubuzi ko ari wowe wenyine uzi kuyobora itorero ari nawe ufite itorero rikomeye kurusha yandi reka mbabwire mwabanyamwuka mwe muzi ko rimwe mwenyine muzi kujya mu mwuka ariko kumbi hari abandi bandi Imana yahamagaye ibaha izo mpano mufite nimuzihuriramo rero ntimukarwane ngo mube nka ziriya nzoka nimugira n'ibyago mukarwana kuko na ziriya nzoka zirwana zitari zibizi nimurwanisha amagambo ukwiye guhita ureba amagambo wabwiye mugenzi wawe bigereranywa n'uko umukristo niba ngiranye ikibazo na Felicien mitambwira Felicien niyo Felicien kumbura umurokore kumbura umuntu nkanjye kumbura umukristo kumbura mwene data ugahita wirukanka wamara kwirukanka ukajya kuzana umuti witwa mbabarira ugaca bugufi ukamubwira uti burya ntabwo narinzi ko uri kuri uru rwego mbabarira nanjye byantunguye umwanzi wacu satani numwe umwanzi umiga niwe uguhiga none rero gumana nanjye dufatanye gusenga umbabarire kuko ngusigiye ubu burakari aricyo gikomere naguteye nkagusigira ubu burakari ubumara bwakugiza bwagutera intege nkeya ukagira uburakari bukomeye satani agahita aza akagusanga muri ubwo burakari akakwiciramo icyo gihe rero abasaza babaga bari kureba bakareba ya miti inzoka yagiye kuzana ya miti inzoka yagiye kuzana abavomyi bakareba ya miti inzoka yagiye kuzana bagahita bagenda bagafata cya kibabi cya giti cyose bakababaza uko cyitwa bakakizamukana umuntu inzoka irumye bakamuvurisha cya giti ariko baragikopeye kuki ku nzoka bivuze ngo natwe nituba mu nzu y'Imana dusoza nituba mu nzu y'Imana nitubana n'abandi bene data tukagirana ikibazo tujye twihuta dusabana imbabazi kandi tubane mu mahoro kuko buri muntu wese ari urugingo rwa mugenzi we muri Kristo Yesu niko ijambo ry'Imana mu Baroma 12:5 rivuga riravuga ngo nuko rero nkuko ridusomera Abaroma 12:5 risome dusenga Abaroma 12:5 yego kadusome mu izina rya Yesu Abaroma 12 natwe niko turi kuko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we Imana iguhumugisha amen Yesu ashimwe cyane amen haleluya amen nukuvuga ngo kubera ko buri muntu wese ari urugingo rwa mugenzi we nitugirana gutongana nitugirana ibyo tudahuje ariko tukagirana urukundo tukagirana kumenya ko burya buri muntu wese ari urugingo rwa mugenzi we tuzamera nka ziriya nzoka umuti witwa mbabarira nanjye nguha umuti witwa mbabarira noneho hari abantu tuba twahuriye ku iriba ariko tudafite umugambi umwe tutari ubwoko bumwe ndavuga iriba ry'urusengero iriba ry'agakiza hari abantu barizaho atari abakristo gusa baje ku iriba ry'agakiza ariko atari abakristo abo bantu rero iyo bageze ku iriba ry'agakiza bagasanga ngewe na Felicien ejo twari twatonganye ariko turi gusangira ya mazi tunezerewe turi kumwe tumeze neza turanezerewe azahita bibaza ngo kubera iki ejo twabonaga bashwanye none uyu munsi twatubona bameranye neza byagenze gute bazadukurikirana tugiye guca umuti witwa mbabarira bavuga bati burya impamvu urugo rwananiye
nta muti witwa mbabarira ngira mu rugo. Impamvu umuryango wananiye ntago ngira umuti witwa mbabarira. Impamvu bene data tudahuza, impamvu muri societe ntakundwa n'abantu, ntagirana n'abantu amahoro, nuko ntazi gusaba imbabazi cyangwa kuzitanga. Nawe azajyana uwo muti ajye kuwugomboza bene wabo, noneho tuwe tuvuza ubutumwa nta muntu twabwiye ngo ihane. Imana ibahe umugisha, Imana yaza kwifuza kwanyu, Imana yuzuze imbaraga z'umwuka wera mu mitima yanyu. Umwuka wera manuke aza basobanurira aya magambo, umwuka wera manuke aza bereka ibikwiriye, imbaraga z'umwuka wera ziza kubasobanurira no kubemeza kugira ngo tubashe gukora uyu murimo w'Imana turi mu mwuka, kuko ijambo ry'Imana ribivuga neza rikavuga ngo nuko rero hagiye kuza igihe ubwo abasenga data aribo bamusenga, babandi basenga mu kuri no mu mwuka. Data arashaka ko abo ngabo aribo bamusenga. Ndagusabye, ndakwifurije kugira ngo Imana iguhe umwuka wera mu izina rya Yesu, kugira ngo ubashe kuba mu mubare w'abantu Imana ishaka ko aribo bayisenga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.